kwa kundi ushobora kuvuga uti noneho ngiye kugurisha ubumenyi nzi ariko nigishe online. Kwigisha ubumenyi uzi ukabwigisha online gute rero? Ibaze niba uzi Ikinyarwanda, ni ukuri niba uzi Ikinyarwanda ufite ubutunzi bukomeye. Hari abantu benshi baza mu Rwanda baje noneho no kuhaba burundu, akumva yifuza kuzamenya uko azajya avugana n'abaturarwanda. Avuga ati ninjya mu isoko njye menya kuvuga dodo, menye kuvuga nangahe, menye nyine guhaha bidasabye ko nzana umuntu unsobanurira cyangwa bitabaye ngombwa ko mpura n'ubizi. So icyo gihe wowe utangira gukora, ushobora gufungura nka YouTube channel. Ni urugero, kuyifungura ni ubuntu kandi n'ubumenyi nabuguhanze ukuntu bafungura YouTube channel. Iyi ni njye wayifunguriye, ibiberaho byose njye byikorera. Nagufasha kuri ibyo bintu. Ukeneye ubwo bufasha wanyandikira hano muri comment section. Ufunguye YouTube channel utangire wigishe Ikinyarwanda. Ni urugero, nutangira kwigisha Ikinyarwanda, tuvuge wenda washyizeho content yigisha ukuntu bavuga hello mu Kinyarwanda, hazaboneka nk'umunyamahanga uzakwandikira akubwira ati ko nifuza kunyigisha face to face turi kumwe, birasaba iki? Icyo gihe muzavugana, ushyire igiciro wifuza, umubwire uti wenda ngewe nca ibihumbi ijana mu gihe cy'ibyumweru 2. Ni ukuri bazayaguha kubera ko azaba afite pain point. Biramubabaza cyane kuba abaho atazi Ikinyarwanda kandi agikeneye. Icyo gihe rero urumva uzaba utangiye kwinjiza amafaranga kandi si makeya. Ni ugukora akavideo ukagashyira kuri YouTube, bikaba birabaye. Ubwo rero aho ngaho si ukwigisha Ikinyarwanda gusa, ushobora kwigisha Icyongereza, ushobora kwigisha guteka, ushobora kwigisha gusuka, ushobora kwigisha uko barera abana, ushobora kwigisha gukora budgeting, ushobora gutanga n'amatemplates ya budgeting bakayishyura. Ibintu nk'ibyo byose ni utuntu tugenda tuzana amafaranga, kandi ayo mafaranga niyo dukeneye guys. Dukeneye amafaranga uyu mwaka, no kubona amafaranga 2,300 ku munsi ndetse narenzeho, hanyuma tukabasha gusevinga ku buryo umwaka utaha tuzaba twarabaye abandi bandi. Ntuveho, niba uri hano ukaba utarakora subscribe, please nagusaba gukora subscribe kandi wibuke gusharinga kino kiganiro ku bandi ba mama, ababyeyi, abakobwa bicaye mu rugo badafite icyo bari gukora. Wibuke no gukora kuri like kugira ngo YouTube iyitanga ahantu henshi. Ku bya commission, mushobora no gukora ibintu byo kuranga amazu. Abakomisiyoneri nyine turabimenyereye byo kuranga amazu, ariko ushobora no kubikora ku rwego ruri hejuru. Hari igihe ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga ugashakisha amakuru. Hari imbuga nkoranyambaga zihuza abantu baba baza mu Rwanda, ukaba warebaho amakuru y'abantu babifuza kubona apartments zo kubamo, ukaba wabarangira apartment runaka zihari, ukavugana na nyir'inzu amafaranga azaguha mu gihe umuboneye umukiriya winjira muri iyo nzu. Ayo mafaranga bari good money. Hari ikindi kintu wakora cyitwa social media management. Social media management ni ugufata hari abantu baba bafite ibintu bakora ariko batazwi online, nta kintu bakora online, nyine badafite online presence. Icyo gihe uragenda ukabereka inyungu zibamo, kuko abantu bagurisha online ni ukuri barunguka. Kuko iyo ufite ikibanza mu isoko kizwaho n'abakiriya bari aho hafi yaho ngaho, cyangwa se wenda wagira amahirwe akaba ari nk'umukiriya wakurangira undi akaza gushaka aho ngaho. Ariko iyo uri online nuvuga ngo isi yose aba ari cyo kibanza cyawe, abantu bose baba babasha kubona ibyo ukora, noneho bakaba bakugurira. Gute rero? Iyo uguriwe n'umuntu wo mu mahanga uri hanze, ushobora kubyohereza n'indege, ushobora kubyohereza ukoresheje DHL, ibintu nk'ibyo. Ariko hano mu gihugu mo hagati, iyo uguriwe n'umuntu online, murabizi ko tugenda tubiha abamotari bakagenda bakabishyikiriza abakiriya kandi bakabigura ukabugurishije umuntu utaragera ahantu ukorera. Murumva atari ibintu byiza? Rero nkawe niba ufite ubwo bumenyi bwo kuba wakora social media management, wakwegera amaduka akomeye cyangwa n'abandi bantu batanga serivisi zitandukanye, ukabasaba ko ubakorera ama accounts ukayabashyirira aho ngaho online, noneho bakajya batangira kujya bagurisha online. Uburyo bazakwishyuramo, ushobora guhitamo ko bakwishyura ku kwezi
cyangwa se ugahitamo ko bagenda bakwishyura bitewe nyine na komisiyo. Icyo gihe rero n'ubundi amafaranga agenda yinjira, kandi guys amafaranga ari kuvugwa hano ntabwo ari makeya, ntabwo ari 3,000, ararenga kure cyane 3,000. So abantu bafite skill yo kugurisha muri abantu ba mbere mukwiye kubona amafaranga menshi. Uburyo bwa nyuma ngiye kubabwiraho ni uburyo wakora ugurisha digital products. Kugurisha digital products mubyumve ko ari products zidafatika, ni produit nyine ziri aho ziri digital ushaka kugurisha ukazigurisha online kandi zikakuzanira amafaranga menshi. Kankwereka urugero, niba ufite skill ya IT ushaka kwandika igitabo icyo ari cyo cyose, you can write a book. Ibi bintu nzajya mbijyamo nyine muri details, ngende nshyira kuri YouTube channel ku buryo niba hari uwifuza no kunyigana yabikora, dukora ibitabo tubishyire online ku mbuga nkoranyambaga zigurisha ibitabo. Noneho ibyo bitabo rero reba ukuntu byinjiza amafaranga. Tuvuge nshobora kwandika igitabo cyerekana uburyo waba umukire mu gihe cy'umwaka umwe. Iyi ni plan n'ubundi yavuye mu mutwe wanjye, nyanditse ikajyana copyright, nta kintu bitwaye. Nkayandika icyo gitabo nkacyandika, tuvuge mise nyishyira kuri Amazon. Nigishyira kuri Amazon kizagurwa, dore ugishyiraho ushyizeho amafaranga make ya wenda katuvuge ko nshyizeho $5 yonyine, kikagurwa n'abantu 10 ku munsi, ni $50, no? Niba ibihumbi ikigurwa n'abantu 100 ni $500 ku munsi. Ngaho ibaze mu kwezi yaba ari $100 angahe? Hano ni amafaranga afatika. This is good money. Kandi ibi nibyo tugiye gukora, ngiye kubaha ingero zifatika, muzamureba ibintu ndi gukora n'uburyo amafaranga ari kugenda yinjira. Ndababwiza ukuri ko turi abakire, dufite ubukire muri twebwe, ahubwo bubitse muri twe, ntabwo turabuvundura yo ngo isi bubone. Iki ni cyo gihe cyacu cyo kuba abakire. So ntucikanwe na video izakurikira, kuko ni nk'ibi ngibi tuzaba tunyuzaho uburyo turi gukora, uburyo turi kwinjiza. Hari testimonies tuzajya dutanga zivuye muri iyi group nyine ihari, ababaye successful n'uburyo babishoboye. Ubwo ntimuzacikanwe. Umva aho ukwiriye kuba ni kuri Grow Smart with Angelique, kubera ko uzahakura ubwenge buguhesha kuba umukire. So wakazi cyane gukurikira, naho muri video y'ubutaha. Bye.